nyine ni kwa kundi nkubwira ngo birangira nawe ubusugi wisugiye cyangwa ubumanzi wimanzuye. Ariko none tugeze ngo mwisi ni witwa isugi nawe bihakana. Wacu bararoga kandi akiriyo. Si wacu baba baroga. Ni iterambere. Ibyo birarenze. Wowe ubutaye ku myaka ingahe? Nizere ko umeze neza cyane mbamusuza kandi nkora ikaze ku inono+tv. Turi kumwe n'umumama tugiye kuba tugana n'umumama. Yego. Abana bangahe? Batatu. N'umugabo. Yego. Abana? Byo ntago ari ngombwa cyane. Ntago ari ngombwa cyane. Nyine abantu bakeneye kumenya umuntu nyine bamenya amakuru neza ukavuga ngo abana batatu n'umugabo umwe cyangwa babiri nyine abantu babiri se burya babiri umugore ntabwo aba bemerewe. Ntago tubana. Ntago mubana. Yego. Umeze neza ariko? Ndashima Rurema. Ariko wenda ubwo twatangiye n'ikiganiro cyacu abantu babibaza ngo kugira ngo umuntu mubyara n'abana barenze umwe babiri batandukanye ari nk'izihe mpamvu zikomeye nyine zituma abantu batandukanye? Bibaho mu buzima kubera ko ngo umubaji w'imitima ntiyayiringanije. Hari igihe nyine muhora mugasanga iyanyu hari wenda kugera hejuru, hari wenda kugera hasi, hari ucagase ukuntu nk'uko nyine. Uburyo nyine wowe utarabona ko imitima itaringaniye ku mwana wa mbere no ku wa kabiri? Nibyo. None se ntuzi ko ushaka kugera mu rugo ugasama igihe ucyose undi ugasama n'undi babandi b'inkurikirane nyine igihe ukibarera ibibazo bikavuka. Uko byagenze nawe? Byashoboka. Okay, so cyane kabisa. Witwa muki? Nitwa niwe mukobwa Zamuda niyo mazina yanjye. Ariko mu buzima busanzwe nyine kubera amafilimi cyane nagiye nitwa amazina menshi yo mu mafilimi. Abana bakunye muzihe filime nyinshi? Yamamaye cyane ni mama YVAN mu ibara ry'urukundo. Ya mama Tesi, Marita, mazina nkayo hari naho nibuka. Ubukira mu iherore? Mu ibara ry'urukundo nyina ndi umumama w'amahane cyane. Mu mvano nkakina ndi umumama uteseka. Nta kinene hari nizo mba ntakibuka ariko nyine n'umusanzwe kugira amahane mu buzima busanzwe ndatoje. Ubuzima busanzwe batuje. Zimwe mu mpamvu rero zituma imiryango y'ubungubu itakirambana barangeze? Birakomeye cyane muri iki gihe kugira ngo abantu bapfe guhuza ntabwo biba ari ibintu bishobotse. Kubera ko usanga hari ibibazo byinshi nyine bigiye bitandukanye mu ngo z'abantu. Sijye ko buri muntu wese agira icyumwihariko mu rugo rwe. Biri common cyangwa se biri rusange. Wenda reka ngiye ngire point bigera nzana tuze kukomoza cyane zo tuvuganiraho. Aravuga bati ingingo yo mu buriri yapfuye rwose urugora rwasenyutse. Nawe ni kubyemera? Nayo ishobora kuba imbogamizi ariko hari igihe n'ingingo yo mu buriri bari sawa nta kibazo. Mu buzima busanzwe imico nayo igatandukana. Ingingo noneho ingingo wowe rusange yose baragiye uganira n'abantu benshi y'abagore y'abagabo bose bagiye batandukana. Iyo baburiraho itandukanya abantu niyihe? Muri iki gihe rero reka nkubwire uko bimeze. Nta uri gusanga ingo zirimo gupfa n'ibintu bidafatika. Yego. Ugasanga nyine umugore afite ko yitwaye bitanyuze umugabo cyangwa umugabo afite ko yitwaye bitanyuze umugore. Rimwe na rimwe ugasanga nayindi twakekaga ko ariyo yabatandukanya atari nayo. Aho ugasanga hari indi mico yindi yananiranye muri bo. Yego. Ubwo nk'iyihe? Abantu b'iki gihe barananiranye mu by'ukuri. Si abagore si n'abagabo byose ni kimwe. Hari igihe ushaka nk'umugabo uzi ko ugiye kumushakaho ibyishimo ugasanga umushatse ibibazo. Se washaka umugabo n'urugero ngo uhaye uzi ko ari umuntu muzabana muzuzuzanya muzagira mute umugabo akagutaho saa 4 saa 5 saa 6 umugabo ukamera nkaho wamubuze mu rugo kandi umufite. Urumva ko na bwa buriri wavuze nabwo ntabwo umubonamo no mu buzima busanzwe ntumubonamo ukavuga ko muzabana. Ariko se gatashye masaha ari he? Rimwe na rimwe hari igihe usanga hari igihe n'umugore aba ari ikibazo. Umugabo akabatereka ngo robereza ahantu kuko n'undi murakunyekera. Ndaza kugira mu rugo n'undi yari nko kugira muri Sodomo. Reka nze gutaha ninze. Byose ikibazo. Nanjye nibyo nakubwiye ngo ibibazo by'abantu bigiye bitandukanye. Hari igihe umugore aba ari ikigeragezo cyangwa umugabo ari ikigeragezo. Ariko hari n'umugabo ugira iyo mico kandi umugore ntacyo yamuburanye nta nicyo. Ariko nyine wa mugabo n'ubundi wamye agorobereza mu bubari na hehe akumva ko gahunda ari yo kuryoshya ntiyibuke ko afite yogo. Noneho tugere ku ngingo yo gucana inyuma. Zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuntu acunda inyuma n'izinziye cyane iyo mu buriri. Iyo mu buriri. Yego. Ushobora kuba atagushimisha
ikigero wifuzaga cyangwa watekerezaga bigatuma nyine wamuca inyuma wenda ubonye ubikemura ubikora neza. Yego. Ahangaha baravuga ngo iyo umugore yaguciye inyuma kenshi burya ngo naba niyo umugabo yaguciye inyuma, niko nawe ubibona? Uyu mugore yaguciye inyuma byarangiye. Umugore we waciye inyuma umugabo rwose we aba yarangije. Burya hari ibyaha bigenekerezwa ariko umugore we uca inyuma y'urugo rwe we nta migenekereze irimo. Umugabo birashoboka, abagabo baremanywe mu irari ridasanzwe ariko umugore ubundi ni mutima w'urugo. Ariko iyo uvuze ngo abagabo baremanywe mu irari ridasanzwe ni nko kwemeza ngo abagabo bojye bacana inyuma. Ntabwo ari ukubyemeza nubwo ari ukubashyigikira ariko 10% byagakoze ari nk'ibibaye byagakoze umugabo n'ukuri nta mugore byakabayeho. Nge niko mbitekereza. Wa mugore rero wagiye gushaka wa musore ngo amukorera akazi neza. Ngabapfubuzi. Uyu mugore uyu mugabo byari byanze ariko se byanze bitewe nuko hari abantu bumwe basigaye bashaka gusanga umuntu ashatse umugore cyangwa ashatse umugabo amaze kuryama n'abantu nka 30. So uko yageze mu rugo rw'akageranya n'abandi nyine abo ngabo ni babandi bazahazwa n'imva. Hari abantu ku isi batazahaga badahaga bazahazwa n'imva. None se urwo rugo urumva ruhare nk'urwo rwarangije gusenyuka uko niko nimba umugore yarashatse amaze kubonana n'abagabo barenze 110 bivuga ngo ni wa wundi afite muri babandi 10-20 yahuye nabo babimukoreye afitemo nka 3 bamunyuze. Noneho nashaka umugabo azumva ko azashaka azabona umeze nko muri babandi 3 cyangwa 4 bamunyuze. Nagenda agasanga atari byo n'ubundi ni hahandi. Urumva rero birakomera cyakomeye cyane. Ubwo ngo yahanga byicwa no kugereranya nabo yahuye nabo. No kugereranya. Utabizi ntabwo amenya ngo umuntu yabikoze nabi. Utamenye ngo unuva nk'umuntu utarabaye yaramenye ikintu cyangwa se utarigeze ahura nacyo ibyo abonye nibyo yakira. Ni ukuvuga ngo ibyo abonye ibyo asanze yumva ko ari nako bigenda n'ahandi hose. Ariko umuntu wabungabunze wabaye kabwera nyine kabwera hora ari kabwera. Ngewe rero ku giti cyanjye nkaba numva ntajya mbagira inama yo kunyurwa n'ibyo barimo. Ariko n'abayisige bahitamo kuvuga ngo ndabona icyama mu mahoro kudashaka. Ndabona icyama mu mahoro kudashaka umuntu kumbona ibyo yahisemo. Ubonye ko nanjye iyo nama nayigira umuntu yo kudashaka. Bitewe na ubonye ko ibyo wanyuzemo ari byo byinshi ku buryo ibyo ugiye mutazabishobora igumira ukurugome mu byo urimo. Si byose aho kugira ngo ujye kuba umuzigo wa mugenzi wawe. Rimwe na rimwe urabona nk'urugero reka nkwe nk'urugero rwa hano mu mujyi. Reba nk'urugero rwa Mahiti. Mahiti ni umuntu uhora kuri kamera ashakisha agira ate. Mahiti umukubise umugore wirukanse mu bantu. Usavuga ko Mahiti azagoshoborera ibyo runaka ashoboye n'undi yashoboye nawe umwitegereje. Ntago bizashoboka no ukuri. Mahiti sere byona atabibasha. Mahiti ntabwo yabishobora. Umuhaye ntabwo yakubasha. Nta nubwo nge byakunda. Byo iyo umuntu akwita mama biba akora abana ngo basige bapfura n'ababarotara nabanya. Nyine niba bari bataye umuco. Kandi Mahiti umuntu bataye umuco ntarimo kuko arasenga. Bivuga ngo rero nka Mahiti umukubise nk'umuntu wabaye kabwerane ntabwo Mahiti yamushobora kuba zamukoresha ibyo Mahiti atazi. Mahiti ubundi Mahiti azi ko ubuzima bwe ari kamera by'urugo nta nubwo nzi ko azabitekereza. Urumva rero shaje nta gitekerezo se buri ari isaze cyane ibyo neza afite n'imvi n'urukapuro. Hari abantu bajya bancanga ngewe kuri icyo ngicyo nanone twari turiho ubu ngubu biroroshye ko umuntu yashaka atararyamana n'uwo bagiye gushaka kurikije isi yeze. Ntago bibaho sinapfa no kubikwemerera kuko n'abandi bitwa ngo barasenga bihaye Imana baratubeshya. Ni ukuri reka nkubwire muri iki gihe nibanza umbonje. Abadamu babaye ubunyobwa. Hari abantu bagifite ubumanzi n'ubusugi. Hehe no mu cyaro maze ntibihari. Bariho rwose ni Kigali. Nawe se nawe nanjye ndacyari imanzi. Nanze ukore ko kimenyetso. Yawe saa sita izuba riva. Nimva nimba mwisituwemo n'abantu 500 babiri bonyine muri 500 nibo napfa kurahirira. Babiri gusa kandi nabwo kubera impamvu izihe
ntago nabwo simbizi neza wakumvima ko n'abantu bashaka ariko se utinya Imana ubu hari isugi kibaho hari no musoro ureba hari ramona Steve mahiti se nyuma ye hari uriya ni imanzi uriya mugabo reba uburyo areba nawe witurahira reba ijisho afite arewe nese umuntu ushaka kumurenya ugahita ubipima ko atariyo cyane so uri witegereje n'ubwo waza mu cyangwa le pasite ureba uburyo atereka ijisho mbabarira cyane nawe witegereza kiriya cyane ndatangiye perezida umuntu ahagaze imbere ye sibyo ari hejuru ahagaze ku kameza aho yanga areba umutwe ari kunyuza hasi areba amaguru uwo muntu ni imanzi ariko rero kuri kimwe cy'uko komojeho cyo kuba wenda anyuze ijisho hasi ariko none usigaye bambara nabyo bishotora abantu none se kuri imanzi urashotorwa n'ikira ufite umurongo ugenderaho ndi hano ngiye mvugira abandi bantu badukurikiye bamahita abangaba urumva kuko mahita yambwira ngo ajya ahura nabyo mu mujyi bagahura ngo n'abari batambaye no wowe rero reka nkubwire umutima w'umuntu ni umuha amahitamo wowe ufite umurongo ngenderwaho sibyo waravuze uti ngewe niyemeje guhagarara ku busugi bwanjye ntago byakabaye bikurangaza cyangwa bigutesha umutwe ufite intego yawe waguma ku ntego yawe ugahagarara ku byo wiyemeje nyine ni kwako nkubwira ngo birangira nawe ubusugi wisugiye cyangwa ubumanzi wimanzuye ariko none tugeze ngo mu isi niwe witwa isugi nawe bihakana iwacu bararoga kandi akiriyo iwacu baba baroga ni iterambere ibyo birarenze wowe ubutaye ku myaka ingahe ntago nibuka ni kera babarira rwose wa mugabo sinzi ko nanabwigeze reka ntabyo nibuka nta busugi wigeze simbizi nini ntabyo nibuka mu myaka yanyuzemo ndashaje ntabyo nibuka niyo mpamvu umugabo yagiye yumvisha atabishobora ese uwo mugabo yashatse umugabo niba gushatse uri isugi urakomeza ukabisugi ese ko nzakomeza nkabisugi oya ntago ariyo mpamvu ngewe mwapfuye kubikora nabi oya ngifite ubuzima bwanjye prive bwihariye ngira ngo hari icyo twari turiho na channel zindi nigeze ntangaho ibiganiro ntaho bihuriye icyo twari turiho ni iki ngiki uwo umuntu yajyana akavuga ngo ntabwo ndi isugi iwacu ntabwo baroga ubu nari iterambere wowe niyo mpamvu se nkubwira ngo turi mu bihe bya nyuma ibyo bihe bya nyuma ko byavuzwe kera kera bari bavuga ngo ibihe bya nyuma rindira gatora ndagukomeje none se wowe utekereje umuntu yihagarara akavuga ati ntago ndi isugi iwacu ntibaroga kandi ariyo kanuzi ko amasugi yamyaweho na kera iyo basanga gutari isugi byabaga bibi none murakihagarara ati sindi isugi iwacu ntibaroga urumva se atari ibihe bya nyuma ko bikomeye kirakomeye cyane ubundi kera no mu madini agiye atandukanye no kubw'umwami uko nagiye niga amateka iyo umukobwa yasambanaga se cyangwa yakubaganaga kera ubundi kubwa kera baramurohaga akababaye ikivumwe igicibwa noneho amateka aza gukomeza umukobwa yaba yashatse basanga atari isugi akaba yanasubira iwabo agataha none ubu ngubu ibihe tugezemo ngo sindi isugi iwacu ntibaroga nahise urumva atari ibihe bya nyuma noneho reka tuve ku busugi tujye ku babikoze sose umwana w'ubu ngubu ngo rwose arutanye mu buriri amakuru ufite umwana wa 17 16 ego nyirimpuhwe nyirimbabazi akagutwara n'umugabo usaziye mu rugo uhabyaye akurusha neza gutanga none se reka ngubaze twe twashatse ubu bandi nk'ubwo butaraza nyine ugashakwa nyine ukiri umukobwa nk'uko ukinjira muri urwo rugo ukarwinjiramo ushatse akaba ari ukwigisha ibyo bintu sibyo none ubu ngubu umwana w'umukobwa asigaye ashaka muri iki gihe yarametirije ni ukuvuga ngo rero niyo ahuye n'umugabo ataranashaka amukorera ibitangaza agiye anyura kubona n'abahungu b'iki gihe nama bandi afata umwana akamwigisha ibintu byose bibaho noneho cyane noneho yahura n'umugabo wawe rero akamukora ibyo utamukora ko ntabyo uzi niko gusenya niho biva wa mugabo rero birangira batandukanye akakubwira ati wowe nta wapi uramfubye uri umugore ubundi waziza ubwenge ukibaza ahantu uri bubukore bikagucanga ubwo utashakanye ushaje ukabaza ahantu uri bubukore kakakuyobera ntago byoroshye rero birakomeye ababyeyi se bazabigenza bate ababyeyi twafatiye ku munwa nk'ubwangati ntarumiwe twafatiye ku munwa nk'ubwangati none ikintu kimbabaza abana bava ngo barisha cyangwa ibisaza
wagize se ngo umusore nkawe hari ikintu umwana w'umukobwa aza kubaka shaka umusaza ari bukorere by'ibitangaza umusaza akarekura ikofi none twe n'amafaranga dufite gusa tuzabona abagore gute mwe murashaka bwo nange murajya mushaka ibikecuru nabyo byatangiranye n'abasaza barimo gushaka utwana duto tukaba ari noneho mugurana umukecuru nawe aze kureba ibyo ngibyo mufite nuko nyine ni ibintu birimo kugenda bihinduranye impamvu ujya kumva ngo umusore w'imyaka umusore wamwemera we oya yewe ntabwo iryo kosa narikora ariko wamagana uwo ako kantu uvuze nako kangaruye ahantu uwo muco uwo mukecuru w'imyaka 60 ushaka umusore w'imyaka 20 we ni rwose ibyo n'ibyo senye ndi kukubwira se ngo turi mu minsi ya nyuma ugahakana ngo iyo minsi ya nyuma iri hehe ukabona nk'umuntu nkanjye wo mu mama ukuze gutya ejo mu gitondo ukamura n'umwana w'umusore w'imyaka 20 ungana n'imfura yanjye akagukuramo imyenda ni ibintu biba bigiye nyine nuko nyine ni ukusiri ndi kukubwira ngo isi imeze ariko se wamugani abo bacecuru bo umwana wamugani umwuzukuru wawe agukuyemo imyenda ko kuremera ni ikibazo siyo mpamvu se nkubwira ngo ni isi ya nyuma nta gisigaye abantu n'ibihaniye saraga twihane ni ukuri kw'Imana ibihe bya nyuma bigezeho tunisubiraho ariko se iryo terambere bavuga tubihuze n'izindi ndimo nazo zikora umuntu nakora indirimbo akayita ngo akinyuma ubundi ubwo wamugani turetse no kurenganya abo bana yewe hari nk'ubwo n'urugero ushobora kwinjira nko mu nzu ugasanga abana bari kureba televiziyo byonyine wareba ibintu biri gutambuka kuri televiziyo ukahita ujya mu cyumba ukavuga uti Imana ndindira abana kuko ibi birarenze ugasanga nyine indirimbo umuntu ayemo yambaye ikariso n'isutiye kiri guca ko karubanda arimo ngo umutwe inyuma sinzi parapa bintu bitekerezo umwana w'imyaka 5 arimo aririmba akinyuma ndaguha akinyuma nanjye nese nakuru ubwo cyane nabona uwagahana zakamuha none se ubwo urumva ari igitangaza kirimo wowe ukizemo urumva ni ibintu birimo birigishwa nyine umuco waracitse ibintu bigenda bihindagurika rimwe na rimwe ababyeyi niyo mpamvu babwira ngo icyo dukora ni ugusabira abana kuko birarenze ibyinshi basa nk'aho baba banabyize kandi uyu mwana wamubwira ngo reka kureba televiziyo wayimubuza ute rimwe na rimwe wagiye no mu kazi gushaka ibyo ari burya umwana wawe arakura afite imyaka 15 arakeneye telefone kandi nutayimuha arabona undi uyimuha ariko icyo nacyo ni ikibazo ngira ngo mfashe kugira inama ababyeyi niba umwana afite iPhone 13 ya miliyoni n'igice n'amafaranga wamuhaye utamuzi aho yayikuye nyine nibyo ndi kukubwira uzayimwima erega muri kiye turakomerewe wa mugabo turakomerewe ababyeyi dufite inshingano zo kurera abana kubacunga ibintu byose ukabibatoreza icyarimwe kandi ntabwo bizashoboka ubuzima burakomeye hari n'igihe iPhone aba yifite na umubyeyi umubyatazi ko anayifite waragerageje kumugura agahwanye n'ubushobozi bwawe akayitunga utabizi yes ngenda bizi ngero nyinshi ndabambwiye ukuntu ngo afite ngo konti ngo yabo batazi kandi afite imyaka 10 none se ubwo arakubeshya ingenzi ingero z'ababyeyi benshi bagenzi banjye akagura umwana telefone akavuga ati ndashaka telefone mama ijyamo WhatsApp karinganiye ka 30 akakamuhereza hahandi mubyari no mushakisha akajyandikirana n'umwana akagira ngo ari gukoresha kakandi yamuguriye ntari kuri iPhone ni mugoroba agafata kakandi yaba yagiye agafata ihenze uzabibwirwa n'iki kandi se uwo muntu wayimuguriye urumva byagenze bite abo nabo guhanwa nisubu bizagenda gute no kubahana igihe babonetse na akabe ni kamenyerwa gahora kababaza ni ukuvuga ngo nari nawe ntiwabyishimira n'undi ntiyabyishimira ariko ntacyo gukora dufite bijyanywe n'isi tugezemo none se ubu ngubu turaza kongera kubona abantu basore bashaka cyangwa barabireka ahubwo bashaka iki ariko se ubundi turi kuri icyo cyo gushaka wenda urumva nicyo turi gusoreza wenda bitewe n'umwanya dufite tuzongera wenda tuganire ubundi kuri icyo cyo gushaka umuntu uko ashaka ngo yubake urugo umuntu uko ashaka ngo abone ibyo bintu byo mu buriri atabonaga ubundi umusore niba asambana buri munsi nibyo ni kukubaza barashaka uko ikora iki abasore b'iki gihe bari gushaka amafaranga yo kuryoshya ubuzima abakobwa nibakibyara bashyizemo udupira umukobwa w'imyaka 15 araba arimo kunywa unapo 15 ndakubwiza ukuri n'umubyeyi ntago abizi ko ayiri aranywa unapo agenda bamutera urushinge ejo garuke n'urushira bamutera urundi
ubundi abahungu namwe mukorera amafaranga yo kujyana mu byishimo n'ababakobwa none mushaka n'undi muzamana imyaka 2 atarabyara ku rushinge rwa cyarimo nimwe na rimwe banabure n'urubyaro burundu kuko umwana w'umukobwa ufashe ibyo bintu akiri umukobwa hari igihe bimubuza no kubyara yes bimugiraho ingaruka zatuma abura n'urubyaro ariko none mushaka kumugeza mu rugo n'undi muzatandukana ko uzabyutsanga atabyara uzasanga atabyara cyangwa se unarindire cyangwa se utangire kuvuza n'ibyo utazi cyangwa se umuco inyuma wowe utangira kuvuza ibyo utazi disi nashatse umugore kubera ingaruka z'ibyamubayeho ni ikibazo gikomeye cyane abantu bareke gushaka oya ntabwo ari nama nabaho ahubwo abantu nimuve mu byaha mugarukire Uwiteka dukomeze ubuzima nk'ubwa kera kuko ni kuva mu byaha bizatuma dushaka dukora ibikenewe ariko bivuze ngo tweke mu buzima nk'ubwa kera ari gwenda arababivuga bati kera abantu ntibambaraga none umuntu yambara akantu kagufi bikabibazo kera abantu ntibambaraga biza kurangira nyine habonetse ko bagomba kwambara ariko nubwo kera reka none se reka nkubaze kera ko abantu batambaraga ubwo busamanye bwabagaho umukobwa bose niko babaga bambaye ubusa none se ko batasambanaga kandi babwambaye nta santima bajyana kuko barahoranaga rego ngo ikibitera nuko umwe yambaye ibigufu undi yikwisha arabona ibyo atabonaga ariko kera babonaga bimwe none rero umuco wamaze gutakara ibyo ni ibintu bigezweho binasanzwe ariko ni ukuri bishobora kuba bigezweho binasanzwe ariko tukabifatira ingamba tukabifatira ingamba buri muntu wese akumva ko agomba kugira uburyo agomba kwitwara cyangwa kwisoko kuko nubwo abo bakobwa wenda bananiranye ariko abagabo namwe ni mworoshye wenda ukurikije kuri experience yawe abagabo n'abagore ngo ni mu bakuze abatwara abana n'abandi ni abasaza nibo batwara abana cyane bakunda abana b'abakobwa nese uyu mukobwa we naza kugera ku musaza akabona arimo amuyumbije na magana 200 amwohereza mituyu uyu musore wazabona uwo ashaka uwo nyine bizabira kwa kundi umusore nawe abona ko ntacyo kimaze mu mukobwa abona ko nta bushobozi bwe agifite n'agatangira gushaka umukecuru uzamusova kugira ngo umunsi azabona na wa mukobwa nawe azabone ko hari icyo afite nuko bimeze urebye uyu munsi none ubona ejo hazaza hari hameze gute ngewe nimba tuzagira ababyeyi tuzagira abayobozi nibikomeza gutya bikagenda bikura njya numva ngo kera Imana yagiraga gutya ngo ibintu byayirenga ikarimbura nk'ahantu ikahakuraho ndabona aribyo dushigaje ubona hakarimbu mbabona nyine ikisigaye ari ukurimbuka wege urebye ubona hari impinduka zizaba cyangwa ubona ahubwo bikomeza kuba bibi kandi bakubwira ngo fizi iri imbere niyo nziza kurusha ese bavuze ngo niyo nziza baba bavuga iki nyine bavuga ko imbere haryoshye kurusha aho turi ubwo mu kuryoha ukurikije n'ibiriho uyu munsi uhita wumva ko hazaba byari nimuvuga ngo ni ugushya hazaba hagurumanye noneho ntabwo bazaba bacyambara n'utwo tugufi baraturetse bazaba hatse nyine hagurumanye hapana byari ibyo kudushushanya gusa uzaba ari umuriro waka ubundi byitwa sida bari biyi minsi ngo ntabwo rwose ngo sida wapi ahubwo inda batinya inda kurusha sida batinya inda kurusha nta muntu ugitinya sida atinya inda arakubwira ati kugira ngo ntwite narwara sida ubwo kubyara ngo sida mbi ni umukene ni umukene ni ugukena niyo sida mbi niyo sida mbi sida mbi ni ubukene ibindi byose ngo ni ibisanzwe niyo mpamvu bateka nkirimo ako ubundi wa mugani ubundi uyu mukobwa muto yawashyizemo wagiye murona ko niyemeje akazi none se umwana muto w'imyaka 15 agiye murona po urumva bashaka iki kudatwita kuko gusama yaba atinya gusama yagakoresheje agakingirizo yaba atinya kurwara ahubwo icyo atinya ni ugutwita kuko kurwara aho ntacyo bimubwiye ariko yaniyemeje akazi none se ubwo n'ubyumva nese agiye gufata onapo nzi ko umugore w'umugabo ufata onapo bitewe na gahunda bihaye wenda twatubyara nyuma y'imyaka 5 umugabo wanjye mugabo akakubwira ati sawa mugore wanjye ngaho dukoresha ubu buryo kugira ngo tudasama none uwo mwana w'umukobwa kubera uzi service wari gutanga ugiye kuyinywa kugira ngo utazatwita cyangwa atari ikibazo n'abari biyi minsi ngo basige bashyiraho n'ibiciro usigaye hamagara umwana ngo bitangaje hari ukuntu bajya babyita ngo nguhe pasi kumva mugenzi waragwamagiye we mfite gahunda nguhe pasi kandi birangira hajemo amafaranga none iyo pasi yawe sirimo aratanga ngaye director none banagica ku ruhande nabyo iyo pasi yawe iri gutanga ngaye none ngo nago bakiyishiye reka reka ibintu nyamara birakomeye tugana kumusoza reka twisoreze none ngo nago umundi sujye ibibazo nta nicyo twanabikoraho ni ibintu buhe butumwa wahaba
ya ubutumwa naho abantu ni ukuri bigendera ku by'igihe ngo tugezemo cyangwa ku by'iterambere turimo. Buri muntu nasubire atekereze, niba ari umusaza atekereze ko ibyo akorera umwana, atekereze ko n'abafite abana nabyo barimo barabakorera. Niba ari umumama yitekerereze kube, buri muntu wese natekereza ko ibimubaho byaba no ku wundi, ngira ngo abantu bazagenda bagaruka mu murongo. Tuzasanga noneho tuze muri ya ritime y'uko umusore ashaka umusore, umusore ashaka inkumi, inkumi igashaka umusore, kuko ikirimo kubitera ni ba basaza, ni ba mama bakuru badagifite kwiyubaka. Mwakoze cyane kutuganiriza. Murakoze cyane. Ndibaza ko nawe hari ubutumwa bakuyemo runaka, bavuga benshi akumva. Bene. Mwakoze cyane kudukurikirana, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho. Murakoze cyane.